ikaze kuri The Boss Papa. Watangira wibwira abakurikiye The Boss Papa. Murakoze, nitwa Byiringiro Benon, nkaba mfite imyaka 17, nkaba ndererwa mu irerero rya Batsinda Football Academy riherereye Rulindo. Murakoze. Beno, n'ubwa mbere uje mu kiganiro cyacu gikoze? Yego, n'ubwa mbere. Urabyishimiye? Byari mu nzozi zanjye kuko nanjye nabonaga bagenzi banjye bakora iki kiganiro, nanjye nkumva mfite intego yo kuba nazakijyamo umunsi umwe. None n'abandi mwese mwumviraho mutaraza mu kiganiro mukore utwadukorwa tuvuga, you know. Hanyuma rero tukwakiriye hano nk'umwe mu bana bitabiriye CECAFA muri under 18. Wabyakiriye ute kwisanga mu ikipe y'Amavubi y'abatarengeje imyaka 18? Ikintu cya mbere nashimiye Imana kubera yuko urakora cyane ariko n'Imana ikagufasha. Nyuma yo gushimira Imana byari by'agaciro kandi byari ibintu bikomeye cyane mu buzima bwanjye, kubera yuko ni intambwe imwe uvuye ku ntambwe imwe uteye indi ntambwe. Urumva nk'umukinnyi ukina football, iyo udafite intego yo gukinira ikipe y'igihugu, ubwo ngubwo umupira wawe nta ntego waba ufite igaragara. Nanjye rero narabyishimiye kandi nshimira n'abantu bampamagaye bakanselekshona bakabona yuko nanjye nabo umwe mu bakinnyi bazifashishwa. Murakoze. Ni ukuvuga ngo zari inzozi wari ufite cyane ko wowe atari n'ubwa mbere wari ugeze. Waherukagamo ryari? Bwa mbere mpamagarwa muri national cyangwa se mu ikipe y'igihugu, nahamagaye mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 15, yagiye muri Eritrea. Mubasha kwitwara mute? Twitwaye neza kubera yuko twazanye umwanya wa 3 dutsinze Abarundi. Okay. Nongera guhamagarwa muri national ya under 16. Warakiriye cyangwa wagarukiye ku mupaka? Ntabwo twabashije kugenda kubera yuko twari bujye muri Chypre. Noneho urugendo rurahagarara kubw'impamvu zitaduturutseho nyine. Hanyuma ubifata ayo mahirwe yafata gute? Kuba igihe cyose habonetse amahirwe ushobora kuba nawe wakwisanga muri equipe nationale. Nkuko nabivuze, ikintu cya mbere numva nakomeza gushyiramo imbaraga, ukava mu bwiza ujya mu bubi. Kubera yuko iyo wasogongeye ku kintu ukumva kiraryoshye, iyo ugihombye mu buzima bwawe uricuza. Rero nanjye niyo mpamvu nkora cyane, nkavuga ati n'ibindi bikurikiyeho Imana imfashe mbigemo. Hanyuma imikino ya CECAFA yose, match ya mbere kuno yarangiye ite kuri wowe? Wayibonye ute? Match ya mbere yaratugoye. Yaratugoye kubera yuko nko ku munota 30 twahise tubona ikarita y'umutuku. Kandi urebye mu minota ya mbere y'iyo 30 twadominiye nyine ikipe, twarayirushaga nyine, wabonaga ko turi kuyataka cyane. None urumva iyo ubonye umutuku hagiye baguciye intege. Urumva niyo mpamvu twese tugaruka inyuma cyane nyine, ku buryo twirinze nyine guhita twongera gukina umukino ufunguye cyane. Bidutera kuba umukino dukomerera. Noneho kubw'amahirwe adversaire we yakomeje kutwosaho igitutu, ariko twebwe kubw'amahirwe natwe okaziyo tubonye tuyibyaza umusaruro. Hanyuma twihuse, match ya kabiri yagenze ite? Match ya kabiri baradutsinze. Barabarushaga. Kenya yaraturushaga, ariko ikintu yaturushije ni experience kubera yuko wabonaga yuko basa n'abafite imikino myinshi mu maguru kandi bari kumwe. Hari ukuntu umuntu asaba baro ugahita ubona yuko azimuvoma yiwe, uwo bakinana azimuvoma ye. Niyo mpamvu baturushije cyane, ariko nyine nanone badutsinze igitego kimwe. Ntago kuba baturushije ntabwo twazi ko kimwe kibabaza. Kirababaza, yego nibyo. Usara wagutsinze 5-1, ibibabaza cyane nibi. Hariya twari dufite amahirwe nyine, twari tugifite amahirwe yo kuvuga ati utansubije ugutsinze kimwe no gutsinze 5. Ibibabaza cyane nibi. Ugutsinze 5 abagusebeje.
ku ruhande rwanjye. Hanyuma match ya gatatu match ya gatatu yo twarayitsinze, ari nayo yabahesheje kujya muri kimwe cya kabiri. Hanyuma ku cyumwanya wa gatatu mutawegukana. Umwanya wa gatatu kandi twarawushakaga cyane, ni nayo ntego twari dufite. Ariko buriya hari ukuntu ugenda utegura ibintu byawe, ariko ari amakipe harimo nyine amakipe ubona yuko bo baramenyeranye, baramenyeranye bituma nyine batudomina cyane ku buryo twataka. Hanyuma dukomereje kuri ibyo byo gukomeza ugereranya wabonaga noneho kuko bya nyabyo ari ikihe kinyuranyo kinini cyane kiri mu ikipe yacu y'u Rwanda n'izahandi mwagiye muhura? Ikinyuranyo nabonyemo ni uburyo bw'imitegurire, kubera yuko twebwe ni urugero, iyo ugiye gukina na adversaire uba ugomba kuba ufite amakuru. Twebwe twagiraga amahirwe yuko ikipe tuzakina nayo twabaga twayirebye uburyo iri gukina, noneho twayireba tukamenya adversaire, tukagenda tukajya gushaka amakuru, tukavuga ati uyu mukinnyi akina kangahe akinaye. Ugasanga umukinnyi wenda ni urugero we akina i Burayi, kuko abenshi muri ariya makipe twakiniye abana babo baba bakina muri Espagne, muri Canada. Urumva yuko experience abakurusha ibiriho hejuru, ariko nanone icyo ngicyo cyo nawe uba ugomba gushyiramo ingufu, kuko umukinnyi ni umukinnyi, nawe ntabwo wamutinya. Ariko hakazamo ikindi kintu cyo kuba bamenyeranye, ni nacyo kintu badutsindishije cyane. Wasangaga bafitanye match nyinshi kubera yuko wasangaga bo bamaze nk'amezi 2 babategura. Ariko twebwe ibyo barabibabwiraga cyangwa ibyo twabaga tubibona kubera amaso ukabalancing? Oya, amakuru twabaga tuyafite. Muyakuye? Mwaraganiraga? Twaraganiraga n'abatoza bacu bakabituganiriza, natwe no ku mbuga nkoranyambaga tukabireba, ugasanga ikipe imaranye iminsi, ariko twebwe wareba ugasanga twamaranyeho igihe gitoya. Ubwo rero iyo mikino myinshi bafitanye igatuma nyine babasha kuba bakora ikipe nziza ifatika. Hanyuma namwe ntago byari bibi? Reka twizere ko bizagenda neza, nimugira amahirwe yo gusubiramo, nimutanasubiramo n'abandi nabo barahari bazabashe kuba babikora neza. Dukomereje kuri iki gisubizo gise kintera kukubaza ikindi kibazo. Noneho ugendeye kuri ibyo, ni iki kintu wasaba cyangwa se ubona hakorwa iki ngo ikipe y'igihugu u Rwanda ubutaha nayo ijye ibasha kwitwara neza, izane na bya bikombe mu gihugu cyacu? Urakoze. Numva agiye ku ruhande rwanda nka federasiyo, minispoc, nyine bariya bose bashinzwe imikino ijyanye na football. Bariya abakinnyi twakinanaga nabo wasangaga nyine ari umwana hariya afite amahirwe menshi yo kuba yajya hanze, nimba afite impano akajya gukina muri ariya makipe akomeye ari hejuru muri ziriya akademi z'i Burayi, ku buryo umwana agaruka bazi y'umupira itandukanye n'iyo muri Afurika. Noneho iyo hatabayeho icyo, wasangaga n'abari imbere twakinanaga bakina mu gihugu imbere, ugasanga nabo ni babana bazamukiye muri shampiyona neza, bakina mu cyiciro cya mbere, bakira abana kandi ukabona yuko babimerita. Ubwo rero ngiye ikintu numva cyabaho ni uguha amahirwe abakinnyi bakiri abana, kugira ngo babashe gutegura mu gihe kizaza abakinnyi bazaba bafatika kandi batanga n'umusaruro ku ruhando mpuzamahanga. Yego. Urakoze. Mbere yuko ngusezera mu kiganiro, wagira icyo nawe utubwira? Murakoze. Ndashimira by'umwihariko minispoc cyangwa se Minisiteri ya Siporo hamwe na Ferwafa bidahwema kutugirira icyizere ko yuko natwe twavamo abakinnyi bakomeye, kandi nkaba nizeye nashidikanya neza yuko natwe tutazabatenguha, tuzakomeza gushyiramo imbaraga ku buryo tuzavamo abakinnyi bo ku ruhando mpuzamahanga bishimirwa n'igihugu. Courage. Murakoze. Umunsi mwiza. Yego. Tubashimire mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro igikosi nakagaruka. Hanyuma reka mbabwire ngo muhahe muronke, mugire umunsi mwiza.